Rusaro ay 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 Rusaro ay 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 nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani abenshi mwaramenye ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo kurikira iki gice Rusaro ay 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 Rusaro ese shimwe mwana wanjye mbere cyane ariko ntago ujya uhinduka shaka mbe gikara ujambo ntago ari ibyo ndi kuvuga ahubwo nagushakaga nakubonye mu matora ndabanga Imana ningirira neza turaza guhura nkubwira ubutumwa bwawe Imana yambwiye ko ngomba kugusengera ufite imyuka mibi n'amadayimoni irwa kuzengurukamo ngomba gusengera nkagukiza njyewe amadayimoni yego none se pastor kankubaze niba uri pastor niba uri kwiyitirira Imana niba uri n'umugenzi kwabagize pastor urarebye usanga no rusengero hari bo kunsengeramo oya nta rusengero ruhari ariko wibike neza ko Imana ibera hose icyarimwe ikindi kandi muri baranditse ngo urusengero rw'umuntu n'umutima we ikindi cya kabiri wibuke neza ko banditse ngo aho babiri batatu bateraniye Imana ibihari rero wemere ngo usengere Imana ibihari yego wemere ngo usengere reka yo nkubwize ukuri mwebwe muri nka babandi sibyo bagenda bitira izina ry'Imana nimwe muzamugera imbere ikababwira ngo nago mbazi mwabana b'inciramo nakugira inama rero yo kureka kugenda wihamagara wikina wita umwana w'Imana uwo murongo wenda ndawuzi muri bibiri uranditse ariko nje ntago ndi muri abo ngabo urumva sundi ntabwo mujya musoma Bibiliya tutazisoma sanditse ko rimwe mwanyine muzaya muzisoma urantangaje cyane gusa kankubwire rero nutemera ngo gusengera wibuke neza hano muri quartier bavuga ngo niwe wazuye papa Rusaro ntabwo uri intumwa y'Imana ntabwo uri intumwa ya Yesu rero na amadayimoni agukoresha wemere nkurambureho ibiganza nkweze ngomba kugusengera Imana yabinsabye njye reko mubwiza ukuri ntabwo izo ntoki zawe wazinshyira ku mutwange ngo ukonsengera ko waba uri kunshyiramo amadayimoni izina rya Yesu ntabwo rero byakunda umva rero nubyanga uzashya uzakongoka ku munsi w'imperuka aho niho nshaka rero ngomba gutwika hagashya hagakongoka nimanukira cyangwa izamukira kandi ndakwiyamye umva bitekerezaho neza nubona ari ngombwa uze ku rusengero ngusengere rwose hano se habaye iki ko mbona mwaduteye dore n'uyu ndi inyuma kuzi ko nta n'isoni mugira habaye iki ariko twaje gushaka funguwa munwa nta muntu ngiye ujya umvugiramo nkumvugiremo munsubize hano babatumiye mu bukwe nta bukwe bwabaye hano nta nubwo twabaze ngo tubahe ku nyama nubwo zaba zihari ntazo twaba urambonera abasore basa namwe gutya ariko murasa neza da nuko byuka mwozi urukweto mukambara mukazindukira kwa Ndyamanzindutse nta n'isoni ega nta gishya cyatuzanye n'ugushaka akazi Ndyamanzindutse tubwiye ko afite akazi niyo mpamvu twazindutse twabukereye nk'uko wabivuze urabona ko dukeye wahamugana reka akazi k'iki gihe nawe urabizi si waba utazindutse mukaza gushaka akazi kwa Ndyamanzindutse yari yadutumyeho mutubwirira aho bwaze kuko dore niyo saa yari yatubwiye yo kugerera hano abasore basa namwe bize kandekera aho ariko mba nkomeje nkababwira
Ndyama nzindu. Ndyama. Umva umunota umutaranarenga. Nkubone hano hanze uvugane n'aba babyukiye. Niba bakwishyuza ufite n'ibibazo. Umva mu muterure mugende nawe bari amaguru niba ari amaboko agenda nenetse. Ntagenda atabishyuye. Umva ntabacike. Sohoka. ndabona nkuzisha ndabona mwabukereye pe ndabona mwabukereye gusa ariko urumva akuzi ko wabugana mu gishoboye hanyuma rero amamagara ntuzaye marewa ariko nimero zose kumbwira ngo nkuhamagarire runaka na runaka we hari nari murangurira amayinite yagure ubone ko mwihamagara ntabwo ufite paka waguze se akose muhamagara nshatse nta nabiri uravugisha ukuri wangira ute se ariko ntimugire ikibazo akazi cyakora akazi twebwe turagashoboye cyane rwose niwe urimo guhamagara ndakubwira ngo muhamagare Ndyama nzindu wampaye amahoro fata telefone ushyire ku gutwi nkureho induru mare noneho babasore bahageze bahageze ngwino banguka baragera ku Giswahili mukupe noneho rero mugomba kubyitwaramo nyine nk'abantu basare rwose nta kibazo urabona ari amatora yaragenze neza yagenda neza tusigane mwaratwibye ariko wariye ruswa njye ntabwo nigeze njya ruswa iyo umuntu yakubwiye kujya kumwamamaza agomba kukwishyura nagiye kumwamamaza rero aranyishyura hari ikindi se numva nari ruswa niyo ariko wazanye abana ako akagabo ranshaka iki nzana abana se ntiwabonye umurongo twari dufite kuntu wanganaga niyo mpamvu mwatwibye mva nkubwire niba ari cyo cyakuzanye ahangaha iwanjye mu matiko mviri wanjye cyangwa hahasi yesike sasa atane fu sawa hawubyeshe kuno sasa tugiye kwiga amategeko y'iyi nkumi muri kunyumva ndiyo niyo muzamwitwaza mu kazi kanyu apata fimbo za muzuri fimbo se ngoja kurasa inyoni koko kumvikana inkoni yo gucunga umutekano w'iki w'abaturage w'iki w'abaturage nafafa wanya akose kamuzi no umutekano w'abaturage cyangwa n'uwa Ndyama nzindutse we apana ni umutekano w'iki w'abaturage ariko Ndyama nzindu hari ikintu turambiwe abaturage bakanjenje tumaze kukurambirwa do umaze kutugera we bagucungira umutekano nkana mare w'ibyarimo kuvuga niko kuri ni reka abana babigishe neza bacungira abaturage umutekano nkuko bikwiye akose wabuzwa n'icyo kumuvugira sasa umva ndabirukanye we we unakushaka kuza kusuzuguza nagoya akazi wana nurangiza uza kusuzuguza izinombe iminsi biri maje utowe atorwa nandi ariko ninde umutoye umva gatorwa amaso nibi utangiye jo unaanza kufanya mambo kama hayo ngo nguke unaanza kufanya manyanga ubwo wowe Ndyama nzindu ntago nzi ubu warungutse cyangwa uri mu gihombo wanga kuntura ukajya inyuma y'abagore ntabwo nari mbizi mu Rwanda ntabwo rubizi wowe ntabwo nari hasoni babarira basi Ndyama nzindutse mwe rafiki yangu mu Rwanda umva nkubwire nta kukubarira ahubwo ikintu cyo kukubwira icyo nzajya nkubwira cyose uzajya uvuga ngo iki ndiyo ntwari se ndiyo bwana
umutekano we muyobozi wambaye fata telefone yawe uhamagara umukobwa mwiza wese uzi umubwire ko umuyobozi ashaka kubonana nawe yakusinye kuba muyobozi koko ubwo yigize amaye ko gikomeye rwose ntago umukobwa wese namukoreye ndavuze ngo muhamagare none basi umukobwa ndamutoa wapi basi urashaka umukobwa se wahebaze umukobwa uhebaze ngo ndamukuzanye ariko ubundi reka nkwereka uribuka umukobwa wari wicaye aha ngaha w'ikiyobe ufite amatako w'inzobe gutya yicanye na Gatarina aha ngaha Masimaje umukobwa wawe w'inzobe niwe shaka muhamagara mubwire ko ushaka kumumurana amasaha 3 byamba nzini ntumenyere uratunga urutoki umuyobozi wowe nubwo ari umuyobozi ariko ntusuzugure ndwango ngo iki nese ubwo umukobwa nakubwiye ngo ndashaka umukobwa wawe mbonane nawe paka amasaha 3 ashira wageze ugafata babo suzugura umuyobozi ngo njye gufata ufata abaye wanjye njye gufata abandi njye ngo umukobwa wanjye niwe imarewa umva nkubwire uramuma ntago umuma uramuma ntago nango harwose cyamo imana yawe njyama bongera cyamazimwe njye kukuya mu rukunyumva njye kukuya mu mukingo wowe urantera wowe urantera iwanje mu rugo urantera nasoni nagukoze iki se nigeze ngire wawe wenda kubona umutwe wanjye urimo umutwe wanjye uri gukina ibitekerezo unaingia akili zangu we nakurose wowe undota wowe uze kumubita ikibando we naso none ngize ibibazo nkarota marewe nahita niyahura yamanze none ndakuyamye mu bwonko bwanjye ndakuyamye mu bwonko bwanjye toka naro unambaza niyo mpa uzi ko uje nkuje kwishyuza sinagwa akazi kakakunanira inyumba ni nani sinagwa akazi inzu ni yawe se ntago ngo inzu ni yawe niyo umuyobozi gani ntago uzajya kwishyura kwa kuri umuyobozi none kubera iki se ndakufuza ngo nzakwirukana ifuku naso uranga ngo umva nkubwire rero sibyo nagwa akazi ko kuntoreza abanyerondo bikarakunanira narangiza nkagwa akazi k'irondo nabwo bakabona ko wasiye rondo ahubwo bitanu wacha bari wewe bitanu by'amande we wacha wewe ngo cyo ngunge ko ndakuyana nawe uri macasha macagani wowe uranyitima ntunze n'ubwo rutango naro pamara ngengo mukinga wowe uzi ko ndumuyobozi muyobozi gani mimi uzi ko ndumuyobozi wowe hawuritisha wowe we nagwanirwa wowe ngo iki wowe nukuri sawa ni tubyihorera mujora siki wamvire hangaha nao mvuye nono ntaho uvuye hapa ni kwangu mimi bila kuogopa kuwe inyumba ni yangu wewe usinitisha uravanga cyangwa ntabwo siwende uravanga cyangwa ntabwo siende fast dambika ibiganza byawe mwana wanjye niko ntabyo usoma bibiliya se ayewe akoroye yanabikoze nuko we yiyumvishe kandi wari wabikoze mwana wanjye mwaretse kubishyiramo cyane turahera he tubwira aho duhera umusuhuza cyo nakubwira cyo rero we ni wandambika ibiganza mwana wanjye hanze kugenda mwebwe muba mwishushanya ry'amatura yacu njye ntacyabura still running ugiye hari akandi kantu ngiye kukubwira ka papa Rusaro